Hangaiko na kuhangaika na mateso ya kila siku, hangaiko na kuhangaika na mateso ya kila siku, ili watu wa Kongole kupigania nchi yao. Wazazi wetu wanauliza vijana wetu walienda wapi, walihamia msituni kupigania nchi yao. Nalobi yo kotana négociation. Poso yo continue ko bunda. Soki olingi kaka bitumba. Ba civil nayo population wana ozosilisa population ya ngai. Buriya rero reka mbabwire mwa abantu. Hari abantu bose aho bira ngo uje kunda idateka. Buri ndayiteka. Mu gitondo uviwe uriye. Asante sana, reka tubasuhuze kandi tubifurize kumererwa neza aho muherereye ahariho hose. Ni Wisdom TV Rwanda, niba uri mu Rwanda cyangwa ukaba uri hanze y'u Rwanda ariko by'umwihariko gakunda Wisdom TV Rwanda, warakoze cyane. Niba warakoze subscribe, ni byiza. Niba utarayikora kandi kora subscribe kugira ngo tubane umunsi ku munsi. Asanzwe ubu ngubu ko yakoze igisirikare, wewe wakoze iki? Nakoze akazi ko mu rugo. None se ubu ngubu bakubwiye ku myaka yawe tugwaye ubushobozi bwo kujya mu gisirikare, wagikora? Imyaka 52. Hasha imyaka irangiye ntacyo nakora. None se nyakamwa ntacyo yakora. Utarashe ukayobora urugamba hari ikibazo? Byatirwa n'amashuri mfite. Yagabura kuyobora urugamba nabyo bituruka mu mutwe. Utayobora urugamba ukayobora ingabo gusa. Cyo kwa kubatekera ko nabatekera. Ndavuze guteka. Buranzovu nanjye zitekera rwose. Wari wajya ku bijyo Nzovu yatetse yaka? Nzovu arateka n'uwa mbere. Nzovu azi guteka byo. Ko abantu tujya tugira mu kuri tuducano twateye bakazana content zo guteka. Nzovu buriya ni umutetsi. Hariya Nzovu ngo watekeraga ngo wungirije nde? Minisitiri. Batekeraga wungirije minisitiri. Mwana wanjye sane ko mamagaye mu gitondo arashaka ikigo. Ubu barashaka umugabo. Urumva umuntu watekeraga twahise wa minisitiri, urumva Nzovu mu batetsi arimo. Cyakora Nzovu urebye n'ukuntu ategura. Nzovu ni umutetsi kabisa. Ese yaka inshuti yawe wigize uyivugisha nyuma y'ibibazo yahuye nayo? Yago. Yewe nibibazo. Yago nta bibazo byinshi. Kuko umugore we yagarutse Kigali. None se naguzi ko yatandukanye n'umugore we kandi bamaze igihe gito babyara. Ariko se uko mwabikurikira Yago ni udashobotse cyane umugore udashobotse. Umugore we ngo biravugwa yuko umugore ashobora ko yaramubeshye nawe umwana atari uwe. Oya. Ibyo ntabyo tuzi. Oya ntabwo nanjye ariko rero none se umugore ariko ngiye kunabyumvise ngo umugore yagiye Yago atamwirukanye ngo umugore niwe wafashe icyemezo arigendera. Nawe yakoze ibya Muyango na Kimenyi. Ahubwo andi makuru numvise ko nayumvise ejo wa mukobwa w'inshuti ya DJ Briana ngo batandukanye. Tasha batandukanye. Byagenze biteze ngo batandukanye, abantu bagakeka ngo menya ngo impamvu batandukanye DJ Briana agiye gukorana na Muyango. Kamenye ko uriya mukobwa Tasha na DJ Briana bari baziranye kubyekeye wa mupuri wabo. Umwe ngo yamenaguraga undi. Buri umwe yamumenagura. Ariko nanjye nta makuru numvise mu gucaracara. Ese Nzovu wakora nk'amafaranga ngo ukora ubutinganyi wabukora? Ntabwo nakora. Wabaguhaye nka yaka ntago wamuha. Kuya kana mupomo nkafata kabuno ke neza nk'akabomo. Oya. Umugabo kumugabo. Oya ntaye nafata. Wabaguhaye bagukubise ifaranga rimeze neza Nzovu wikwirarira. Oya mwana we yakora ngiye bayampaye. Ariko akabari ngiye ukubomo nayafata. Ngiye nafata. Oya ngiyewe bavuze ngo tuwane mu nzu y'umugabo n'umugore. Ngiyewe utari bumbomo oya kukubomora gusa rimwe nkahita nikomereza ubuzima. Nayafata nkakubomora ariko ntago wambomora. Feriye ukazifungura neza. Kabuno nkakamenagura nyise.
nk'iminota nka 50 muri kubomo nawe uzakamuha akamuno kanza kantera umwaka akabuno kagutera umwaka ntabwo ntakari kanza hose bushaga kantera umwaka kabisa izi nyinya no kujya uzisoma umugabo ku mugabo koko aya umva none se nzova mu makuru bayakuyema amakuru aba hari abarimo gucaracara oya ntitukinje mu buzima kandi ari wowe winjiyemo ni wowe urekuye bombe neza ubundi nzovu ayo makuru wayakuye usigaje atandukanye na mu byo uvuze usigaje iki ibyo bya parasitike ntabyo kandi ari wabivuze akanyura byibagiwe ese nzovu ikigo cyitwa Minagiri uba wumva gikora nk'ibijyanye n'iki ubuhinzi n'ubworozi primatire nk'uki primatire ni mu biro bya minisitiri w'intebe naho futures ntabyo nzi gerageza ntabyo nzi nyine abaye ari ikizamise kandi bari buguhema amafaranga bakakubaza ngo future icyo nagisimbuka nkafata buriya yakankwigisha n'ubwenge buriya mbona kubwira abanyeshuri bakora nk'ikizamini ugiye kubaguma ubundi iyo ugeze ku kibazo ukabona kira kandi baza kubambura impapuro uragisimbuka ugakora byindi bya uzi ibyo wowe ushoboye muri wowe none bakakwambura urupapuro bya bindi byakunaniye n'ubundi byakunaniye ariko byoroshye wabikoza rero ushobora gutinda kuri cya kintu gikomeye bakakwambura nta na kimwe wakoze 0 50 ariko ushobora kubona nka 30 kuri senkani ibyandi bikomeye wagiye ubireka abarimu rero abarimu babomora abanyeshuri mwabarimu uzafatwa 25 cyangwa se Burundi mageragere urabona utwarimo tw'iki gihe twinshi ni insoresero tuba mu mageto ugasanga rero nkari abanyeshuri bafite igikuru ugasanga umwana yiga nko mu wa 6 primaire afite imyaka nka 17 ariko wamubona ugasanga afite ikibuno kiruta icya nyina mwarimu rero yabona iryo buno ry'umunyeshuri twarimo twikigena two n'insoresore ugasanga ateye umwana inda akiri muri primary school nuko azaba afunzwe nyine mwabarimu mwe mugerageze mugabanye uwo muriro mugabanye ubushyuhe mwabarimu ko murakabije ese nzovu iwanyu kari mu rukari wigize utaramaho ntabwo nigize ntarama ngewe kandi nakunze kuba i Kigali umuntu wari uyoboye igitaramo kuri radiyo Rwanda nijoro yitwa Bahizi seriye wumvise igitaramo nijoro kuri radiyo usigaye uryama ufite radiyo ubu ngubu naguze akaradiyo mbona cyane kuri telefone kaba kari ku musego rahiri seriye ujya kumenya nka mukecuru ngo akaradiyo ke kaba kari ku musego umwana w'Inyanza ufite inyinya nk'iyo yawe ni gute utatarama ntarigeze njye namaze kuvuka iwacu ngewe ubundi Inyanza usibye ko ari iwacu ngewe navukiye ku Muhima burakamananga muza ari umwana nzovu yavukiye ku Muhima ise yari umubandi ise ngo yitwa Gacirombo ise ngo yagurishije inzu niba ni Gacirombo niba ari Gacirombo papa ntabwo yari umubandi wagurishije inzu ngo muhita mukena iwanyu bahita basubira kuvukwe i Nyanza hano ku Muhima ise ngo yagurishije inzu ngo none iyo nzu ngo bari barayubatse munsi harimo amatiyo nyine aya ngaya yajyana amazi ya sapurayinga amazi mu makaritiye noneho baje gutesitinga aho ngaho ngo inzu ngo barayigurisha ayigurishije birangira se bamukubise 19 ubu ni nk'imageragere se bahita bamufunze hafi umwaka ariho se yitabye Imana yaracomotse ni nk'ababyeyi bacu twese yaka ni nk'iyihe nshuti yawe ukavuga uti uyu muntu umubuze mu buzima naba mpunze nidusabe sha wamenye ubwenge kujya kuvuga Bahizi nawe uri inshuti yanjye ariko nawe uriye na dusabe se ko anekera aho yagwa no kumupuri bisobanuje na uguhasa urumva dusabe n'umfatiye runini niwe buransigaye mufite nka mama wanjye uriya niwe wasimbuye mama havuyemo dusabe
umwana wiwe bavuyemo dusaba bose mvuge bahizira reka mpe gufata umwanya wa kabiri shaka uwa kabiri n'ubundi shaho wowe udahari yenda wasubiye mu gisikare dusabe namwitaho ntacyo yabura wamwitaho mu buhe buryo nzovu ariko njyewe buriya nturi kureba njyewe nzovu njyewe nanafunze bakankatira nk'imyaka nka 15 cyangwa 20 dusaba ukagenda ukamukipinga nta kibazo kabisa buriya hari umuntu uba ufunze ugasanga umuntu ari muri gereza akatiye nk'imyaka 10 ugasanga ari kurira muri gereza ngo umugore amuca inyuma umugore aguca inyuma mubabana hano hanze noneho urafunzwe ngo umugore yaguciye inyuma ugize amahirwe akaguca inyuma we nogera amahirwe akajya gusura we akajya gusura ukabona wenda niyo nusu y'isukari naho umuntu urafunzwe ngo umugore ngo aguca inyuma ese ubundi yaka umugore aguciye inyuma ariko agukunda ukabimenya wabyishimira wabyishimira ntago nabyishimira birababaza ntago nabyishimira gusa byakubabaza ariko nyine nanone ntiwakwiyahura umugore ntabwo wamusangira n'undi mugabo indakeka bikoze ntubimenye kuko biriya ntabwo bigira ubwone umugore washobora kuguca inyuma yamara kuguca inyuma agakaraba yamara gukaraba byahise ntuzuka kere kumufashe ntabwo kigira ubwone da none nzovu nk'umugore wawe aguciye inyuma ariko ubizi neza ko agukunda sibyo ukabimenya wamubabarira cyangwa wabiva icyo gihe kuko ngewe ari ukuntu mbifata wa muntu aba ahaye hari icyo abandushije hari igihe aba akora neza kuruta uko ngewe nkora ubwo icyo gihe rero reka se nkubwire reka ndangize icyo gihe rero yagenda akabana n'uwo mugabo ngewe akansigira abana banjye dufitanye abana akigendera nanjye akansigira urugo rwanjye cyangwa nabona afite amahane abagore b'iki gihe kuko bagezweho inzu nkayimusigamo n'ubundi yagiye tuba dukodesha akayigumamo nkafata imyenda yanjye nkayikubita mu gikapu nkigendera nibyo ngewe njya mbwira n'abantu mufite abagore nubona umugore mutangiye kunanirana aho kugira ngo ukomeze umwizirikeho azarinda kwica cyangwa wowe umwice genda mugabo ngo z'iki gihe abantu baricana weme nimba mufite musige niyo nzu wemera uyihombe Imana izaguha ibintu aho kugira ngo azakwice cyangwa se bagufunga ugende bakujyana imageragere asigare yisanzuye mu byabo akabagabo muraniko none se kuki muvuga ngo umugabo waciye umugore inyuma nta kibazo ariko umugore yaca inyuma umugabo ariko ibyo mbigusubize mu Kinyarwanda baravuga ngo imfizi y'umugabo ngo umugabo ntago yimirwa umugabo ashobora kujya gusambana hanze sibyo akagaruka mu rugo umugore nubwo yanabimenye ntago bashobora gutandukana ariko umugore wagiye gusambana wowe mugabo ukamufata muratandukana none se nzovu nk'iyo utashye wenda ugasanga nk'umugore biterwa umva ngiye nkubwire biterwa kuko abantu muri gihe barahindutse hari abantu rwose babyakiye umugore akaba azi ko umugabo wamuca inyuma n'umugabo akaba azi ko umugore wamuca inyuma kandi bakabana muri ubwo buryo babiziranyeho umwe acaha undi agacaha hari umugore wambwiye ngo kizaba kimwe ku kindi ngo anyura aha nanjye nyura kimwe kuri kimwe ni ukuvuga ngo rero abagore b'iki gihe ntabwo abagabo aribo babaca inyuma n'abagore b'iki gihe nabo nta bagore ujya wumva bafatiwe mu marogisi umugabo akamuneka akamugwaho muri roji nk'iyi ni hoteli uhamagaye nka dusabe ntari wenda ni urugero ukamuhamagara akaza hano ugafata icyumba hano iyi ni hoteli mukarya inkoko mukarya ya sipesiyare ya hano wowe wagiye mu kiraka ntagize wagiye guhangayika urumva rero ibintu byo gucana inyuma bireze ikintu cyitwa ubusambanyi uretse na hano i Kigali ni ku isi yose cyafashe indi ntera ibintu byateye nanone ngenzi umugabo afite umugore sibyo noneho ariko uwo mugore babanye umugore akora uburaya noneho umugabo yajyaga mu cyumba akiryamira umugore akazana abandi bagabo bagakora ibyo bakora muri salo umugabo ari mu cyumba bwacya ya mafaranga umugore bamuhaye umugore akayahamo umugabo yatakarye kandi ibyo babyita kurya amasitu mw'abantu mwe murya amasitu koko wakwemere ukaba umukarani ukaba umuyedi ariko ntukarye iby'umugore yasambaniye koko
ntabwo wabirya se ntabyo nabyo kubera iki se ntabyo nabyo ntabwo nagira abantu so yabireberera aho ngaho oya nzovu oya ugiye ku ndaya sibyo twese twaraziguraga nubwo ngiye ubu ngubu nabiretse nabigusigiye ntabwo urazireka izo mu njye naraziretse ukagenda ukajya ku ndaya ugasanga yatetse akanyama yakaranze inyama wenda ashyizeho umuceri cyangwa se agiye gusonga ubugari uwo urahageze usanze araruye inyama nziza ikaranze n'ubugari hafi aho ngaho atengewe muhaye amafaranga akubwira ngo ni karibu ngwino dusangire ntabwo warya kuko iki gihe aba yabisambaniye none se Nzovu ibintu byose biri iwawe byavuye mu mafaranga yaturutse mu mufuka wawe biri iwanjye oya ni urugero wenda nk'igihe wenda ukibana n'umugore wawe oya byabaga ibyo wabiguraga amafaranga yose niwe wayamuha byabaga mbiguze oya reka ngurugero oya tubana afite akazi Nzovu reka nkunyomose igihe unsanga kuri ya ndaya ya Sodoma handi nari naraye imbere ariko icyo gihe dusabe twari tutarabana icyo gihe nari nasense wari wahashye se wari watanze rasiyo bone waraje mwahansanga none se indaya ko yaruye ntabwo wariye niwe nuko uri ari nk'umugore wawe wari wamuhaye amafaranga nariye ku ikofi yawe Nzovu wabirya yakamura yamuhaga amafaranga yo guhaha ninjoro bagateka niko Nzovu ntukajye wiyemera biriya biryo wabirya indaya kuba yaba yakoze uburaya biriya biryo babyita amasito usingiye iyo ngize amahirwe nkasanga indaya yatetse ndabiporeza ngo ngwiki ubu noneho washakiye dusabe warahomba buriya rero reka mbabwire mwa bantu hari abantu rwose aho kugira ngo ujye ku ndaya idateka buriya indaya iteka mu gitondo uviwe uriye ariko kujya ku ndaya idateka waraye no kumukeka wavunaguritse imbavu ariko hari indaya ibyaho wareba byonyine n'uburira gushyize none se indaya zara kumukeka ugasanga nko kuri materi ihagaze nyine 300 cyangwa 200 ni ukuvuga ati amafaranga nubwo nyatanze nyatangiye ukuri nasa indaya yigeze kuryamisha ngewe ntabyo nzarya babyita amasitu nta kuntu umuntu aba yaraye ku ijeke aba yarayeho mu gitondo ujya kurya ibiryo byiwe ijeke niriye ngewe rwose ijeke niriye Nzovu ijeke nyine kwaje kwa ngewe kera nkirinda nkagira amahirwe nkataka wakirindaya cyangwa wari umukiriya wazo hari umugabo w'indaya ubaho kera nkiba mu ndaya nyine njya mu ndaya nuko nyine wabaga mu ndangamirwa mu ndangamirwa ntabwo zitwa indaya indaya dukosore gatoya ni indaya ntabwo ari indangamirwa ni itorero ry'igihugu itorero ry'igihugu ubu ngubu barabahaye amapeti ni indaya mujye muzivuga mu mazina yazo zicuruza umubiri ako yaka nk'ubu kano kanya turimo turagana ku musozo nk'ubu kano kanya baguhaye nko kuyobora igihugu cya Kongo ni gute wakora kugira ngo uhuze ubuyobozi bwa Kongo n'ubuyobozi bwa M23 cyangwa se ziranuza ngewe usingiye mfite ubushobozi bwo kuyobora Kongo nayipasuramo kabiri kagira ibihugu bibiri se we nayipasuramo kabiri nubwo wenda ubutegetsi wenda bukaguma Kinshasa ariko noneho igice kimwe hano Nord Kivu Sud Kivu nkashyiraho leta yabo ariko bakajya baripotinga Kinshasa none ubona Tshisekedi yarabuze iki naho ubundi bitagenze kuri Kongo nta mahoro izaba ariko none wabanza ukavanamo iriya mitwe yose iri ukayirukanka icyo ni ikintu nzi erega Kongo ni igihugu gifite ubutunzi kandi kitabura izo nyeshyamba ni ukuvuga ngo Kongo rero wagira ngo yaravumwe Kongo yaravumwe noneho hagiriyeho Gisegeti we yaragiye arabihura noneho burundu Tshisekedi ni inshuti yawe nubwo wamwanza ariko waramukunda ntabwo ari inshuti yanjye nanubwo nigeze nkorana nawe wenda iyo umbwira Joseph Kabila niwe wanyambitse second lieutenant Joseph Kabila n'ubu uracyamwemera ndacyamwemera rwose nubwo none ko utamukurikiye kandi ngo yagiye igoma ubu bari igoma nibakomeze bakore ngewe kambe ndi kuregeza umunsi urusasu rwongeye uze tugende wowe watorotse igisirikare ntiwasubire ngiye gutoreka kwanjye ariko naturutse maze gukora my friend naturutse maze gukora ngiye ntabwo naturutse ngiye mfite nararashwe ngiye mfite n'ibimenyetso naturutse maze kuraswa maze gukira mvuye mu bitaro urumva rero umuntu ntabwo naturutse urugamba
njye natorotse ndangije urugamba. akaririmbo kamwe ka gisirikare twagiye ubu turimo turagana ku musozo ubwire n'ijambo rimwe umuntu witwa Gisegeti. Mahangaiko na kuhangaika na mateso ya kila siku, hangaiko na kuhangaika na mateso ya kila siku, ili watu wa Kongole kupigania nchi yao. Wazazi wetu wanauliza vijana wetu walienda wapi, walihamia msituni kupigania nchi yao. Ijambo rimwe kuri Gisegeti. Mbo Gisegeti cyana Ngiringara kandi. Gisegeti ngana ibisyo kenda malembe na lobby yo kotana négociation. Poso yo continue ko bunda. Soki olingi gaga bitumba. Ba civil nayo population wana zosilisa population ya ngai. Limbisa bana mboka tiga bitumba ona. Anzovu ugiye kudusengera. Ushimire n'abantu bakunda Wisdom. Ubabwire bakore na subscribe. Okay. Inshuti zacu kuko Mana ishobora byose n'intoro yawe yisengesha. Mana yanjye ndayikweretse YouTube channel Wisdom man. Uyirinda igire views, igire n'abasap. Mana kandi Mana nkweretse abayirinda abayireba bose. Mana ujye ubarinda aho bari hose, abari mu Rwanda, abari muri East Africa, abari ku mugabane Burayi. Mana abanyarwanda barayikurikirana bayikurikirana ari benshi. Mana ujye ubarinda kandi Mana nkweretse YouTube channel Mana. Muri iyi minsi hamaze gutera abantu biba ama YouTube channel Mana. Amasengesho Mana ishobora byose. Yakamwana n'akazi afite kuva yava mu gisirikare mwana. Mwamuhaye akazi k'ubusekirite akazabarindira ama YouTube channel Mana. Mbere yakoreshaga imbunda ariko nubwo yafata inkona akazaza arinda ama YouTube channel mukajya mumuhemba nibara nk'ibihumbi 100 ku kwezi. Bisabye mbikwe ku mutima ku Yesu Kristo Umwami wacu. Amen.